Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV Rwanda. Niba utari uzi ubuzima bw'intare, kurikira ino video irarangira umaze kumenya neza uburyo intare zibaho. Intare ubundi ni inyamaswa y'indyanyama, ni inyamaswa bita carnivore, zitarya ibyatsi ubwo zitungwa n'inyama. Intare y'ingabo uzayibwirwa nuko ifite umugara imbere, hanyuma iy'ingore nta mugara iba ifite. Iyi ntare y'imbere ni intare y'ingore, urabona ko nta mugara ifite. Hanyuma iriya y'inyuma ni intare y'ingabo, urabona ko ifite umugara. Karibu rero turebere hamwe ubuzima bw'intare, uko zibaho, ibyo zikunda n'ibyo zikora ku buzima bwazo bwa buri munsi. Twinjiye ishyamba rero, twinjiye ishyamba, dutangiye mubona urutare runini rwiza cyane rugize ibyiza nyaburanga byo kuri iyi si. Ushobora gutekereza ati aha ni he, nawe uhafore, ntabwo ndahakubwira, ufore ngo aha ni hehe, wandike muri comment utubwire ahari. Ubundi intare ubuzima bwazo, urabona ngiyi intare hano zitunzwe no guhiga, zihiga utunyamaswa dutoya. Ubu ngubu iyi ni intare y'ingore itangiye umuhigo, igenda gake gake kugira ngo itazikanga, kuko izikanze zakwiruka. Hanyuma yamara kuzibona ikazivudukana, ariko iyivudukana yabanje kwihisha, ibyo bita nyine iramanza ikihisha, ikagenda gake gake, yabona akanyamaswa ikagatungura, igahita ikavudukana, ihita igafata ku ijosi. Intare ni inyamaswa itinyitse cyane, nk'uko bayita umwami w'ishyamba. Nta nyamaswa itinya mu ishyamba. N'inzovu irayurira ikayiruma, nubwo inzovu yigwanaho kubera ibiro byayo byinshi, ariko intare ntiyitinya, iba yayirumye ku itako cyangwa n'ahandi no ku kaguru. Urabona ahangaha iri ku muhigo, ahangaha ibonye utunyamaswa, urabona iritonze, ishaka gusa nkaho isa nk'ica bugufi gake kugira ngo ibone uko yiruka. Urabona ngutwo utunyamaswa hakurya dutangiye kwiruka. Iyo utunyamaswa tubonye intare, icyo tugerageza gukora, duhana amasiri. Inyamaswa zihana amasiri nka za kudusi, za zebura, zifite ukuntu zivugana, zigasakuzamo ukuntu, zose zikamenya ko zitewe. Buriya zirasakuje, n'iri hirya n'iri kure imenya ko zitewe, ziriruka. Ariko nubwo zirutse, iyi ngiyi biragaragara ko ari intare ihaze. Iyi ntare rwose yahaze, nk'uko mubibona, nta bushake ifite bwo kuzirukaho. Irimo yigendera gake gake, ngizo ziri kwiruka ariko nta bushake, yahaze. Urabona utunyamaswa twabwiranye ati turatewe turatewe, iyo tumaze kubwirana duhita twikusanya tukiruka. Ariko ya intare yashonje izirukaho paka ifashe mu kanwa. Hanyuma tubatembereze hariya, hano imbere murahabona, murabona intare ziryamye, dukomezanye tugereyo. Izi ntare murazibona, turimo turagenda tuzegera, tuzegera. Intare ubundi iyo zihaze icyo zikora ni iki, ziriryamira, ziraryama zikaruhuka, ntacyo ziba zikanga, nta n'icyo zitinya, zo ziriryamira zikaruhuka. Ahangaha iyo uzegereye, icyo usabwa ni ukudasakuza cyangwa se ngo ugire muvoma ukora yagaragara ko ugiye kuzigwanya. Ubundi zirakwihorera ukirebera rwose, ukazegera, ugafotora. Urabona iriya yari yabyutse ariko irongeye iriryamiye, kuko yabonye ko nta gahunda dufite yo kuzigwanya, ahubwo turimo kwirebera. Izi ntare zahaze, iyi ngiyi iri gucunga umutekano wazo, izindi ziraryamye. Urabona iriya yo ku ruhande iri gucunga umutekano, izindi zikaba ziryamiye. Ni ukuvuga ngo aha hari mu gitondo,
zari zariye zahaze, urabona ziriryamiye zahaze, mu kanya niziza gusonza zirajya ku muhigo, niko kazi kazo. Ariko n'iyo idashonje ikabona akanyamaswa gatambatamba aho ngaho iragafata, kuko mu buzima bwazo ni ukwica no kuniga utunyamaswa dutoya. Niyo mpamvu inyamaswa ntoya iyo zibonye intare zigerageza kwirwanaho zikihisha, yaba ari n'inyamaswa nini nka za jirafe cyangwa gasumbashyamba, irayifata ntabwo igiye itinya. Nta nyamaswa idatinya intare, nubwo intare nazo zihura n'ibyago. Intare nazo zihura n'ibyago, iyo ihuye n'ingona ihita iyica itako cyangwa ikayicamo kabiri. Niyo mpamvu ingona nanone ni inyamaswa mbi cyane. Aha rero twasanze ziryamiye zirimo kuruhuka, ariko nubwo ziba ziryamye haba harimo imwe iri gucunga umutekano. Urabona iriya iri gucunga umutekano, igize ikibona kizibangamiye yahita izibwira. Iyi rero ni intare y'ingore nk'uko mubibona, irimo kwitemberera, ariko cyane cyane intare mu buzima bwazo ntabwo igenda yonyine, akenshi aba ari intare y'ingore n'intare y'ingabo. Urabona hano harimo intare y'ingabo n'intare y'ingore, icyo zikora ziragendana zikinjoyinga ubuzima, ari nayo mpamvu zibyara nyine zikororoka. Ahangaha turazegereye nk'uko mubibona, ariko nta mahane ziba zifite, kereka iyo zibonye ushaka kuzisagarira. Naho ubundi ntago zikurwanya mu gihe wowe utuje. Abagayidi bakubwira uko ugomba kwitwara ukabikurikiza. Iyi ngiyi murayibona ni intare y'ingabo, iriya y'imbere ni intare y'ingore, irimo kugenda mu bwami bwazo. Ubwami bw'intare ni ishyamba nyine. Intare murabizi ko ari zo mwami w'ishyamba. Inyamaswa yose ibonye intare irayitinya, n'ingwe ubwayo itinya intare. Ahangaha rero ziriruhukiye zahaze. Izi zahaze nazo nta nzara zifite. Urayibona intare y'ingabo ibiri, intare ifite umugara, guhuza amaso nayo ubwayo biba bitinyitse. Biba bitinyitse. Urabona hano ziri kwinjoyinga ubuzima, ni kuriya ziberaho. Niyo mpamvu zororoka zikabyara zikaba nyinshi mu ishyamba nyine, zirinjoyinga. Niyo mpamvu buri gihe uzabona intare igendana ari intare y'ingabo n'iy'ingore. Aha twakomeje kugenda tureba uko zitambuka, ubu yegereye, ariko mwahuza amaso ukumva ufite ubwoba. Cyane cyane intare y'ingabo ifite uburyo irebamo no mu maso hayo uburyo hakoze, iba iteye ubwoba. Hanyuma iyi nayo iriryamiye, urabona yuko iratuje, iri kuruhuka. Ni ubuzima bwazo rero, ni uko ziberaho ntacyo zitinya, ziberaho zitunzwe n'inyama. Ikindi, inyamaswa z'intare ntago zikunze kurama cyane kubera ko zirya inyama, ubundi zirama igihe gitoya kubera zitungwa n'inyama. Ahangaha yari twegereye cyane, ubu ntabwo dushobora kubona uko tugenda kuko yadusatiriye, iratwegereye cyane hano. Ahangaha nk'uko mubibona yaryamye, bisaba ko dutegereza ikabanza igasa nkaho iza guhaguruka ikagenda. Ubu iri imbere yacu neza iratwegereye. Urabona ko ntabwo wabona uko ugenda n'imodoka.
izi nazo zari zimaze kwinjoyinga ziryamiye. Akenshi iyo zimaze kwinjoyinga intare y'ingabo ihita yumva inaniwe cyane ikaryama ikongera ikiyumvamo akabaraga. Iriya ntare y'ingore nayo iri kuyicungira umutekano, ntago zose ziryamira rimwe, imwe iba icunga umutekano w'indi. Iriya y'ingabo iraryamye ntago izi ibyo ari byo n'izi ibiri kuba, ariko iy'ingore yakomeje kuba maso iri gucunga umutekano. Zigenda ari ebyiri ebyiri cyangwa se zikagenda muri gurupe z'intare nyinshi. Dutaha rero twahuye n'imvura itaha iri kudukubita, dutaha ibyondo ari byose nk'uko mubibona, imvura ari nyinshi. Turabashimiye kuba mukurikira Abasirikare b'Igihugu cy'u Rwanda, twese bakora subscribe, tuvuge ubuzima bw'intare.